Alo. Nje nditsabi. Kunyita tsabi byangiye mvuga ntsaba ariko naho nditsabi. Nje ndi nirori. None minisitiri. Kuba kwitaga minisitiri w'intebe. Baje bavuga ngo uri minisitiri w'intebe. Kandi ngo mukuba minisitiri w'intebe uri kubyumva koko uri gutura amatwi wumve sha bari kuja batwishuza ibintu bijyanye n'intebe cyane ukabona uri kuja mu modoka ati ishura ibijyanye n'intebe ukabona uri kuja ku igare ati ishura ibijyanye n'intebe izo ntebe bari kutwishuza ibyo bintu bifiteho inuza cyane uri kubigiraho nosi tuvuganire vuga ubuvugizi no kuja mu ndege bisaba kwishura Karo gusaba kwishura shaho tuvugira ariko uriya mwana wawe nawe ndi kumushaka uriya w'umukobwa abonye afite inyuma hakanyo. Mwiriwe neza mwe mukurikiye Ejo Media, icyo nabanza kubibutsa mbere na mbere yuko dukora ikiganiro nabibutsa gukanda subscribe, share and comment. Ngengeye kubagezaho ikiganiro, murabona ko ndi kumwe n'abagenzi banje. Uyu ngo nakunda kwakitinga ngo nkansabi, iyi ni inshuti yanjye yo kwishuri. Nuriya nawe ni mugenzi wanjye, nawe ni inshuti yanjye. Ariko reka dutangire nyine uyu nguyu tuzi nkansabi ariko siwe, ariko nyine waratwibwira niba ari nsabi koko atariwe, ariko ngo ngakina ngacting zimeze nk'ize. Reka banza twibwira amazina ye yiswe n'ababyeyi, atubwiye n'amakomedi agenda akina twumva. Mbere na mbere banze nkwisegure we ngiye ntago ndi nsabi. Reka ibyo bintu nsabi ni buri no kundeba ngiye ntago ndi wowe uri wowe ngiye ndi ngewe. Ukumva ngiye mfite umwihariko wanjye muri entertainment nyarwanda. Nsabi nawe afite umwihariko we, sibyo? Ntago ndi nsabi ngewe rwose, ibyo byo kuvuga ndi nsabi ntago ndi nsabi. Wenda ufite no kumva kubera ngiye nakundaga kujya Musanze cyane hari muri ziranche sinanayibuka neza, ariko nakundaga kujya Musanze nyine narabaye cyane bihwaniramo nuko ngiye nakundaga nsabi nyine cyakoza uriya muniga ndamukunda bya danje, nkunda kumureba video ze ndazireba, sinzi ukuntu byangiyemo ariko ijwi abantu babumva ngo ni nk'irya nsabi, ariko ngiye ntago mvuga nka nsabi, nta nubwo nsa nka nsabi, nta nubwo nambara nkawe. Umwihariko nyarwanda wari wawubona nyine wibwira bari kudukurikira icyo uri cyo, ese ukora iki, none babwiye n'amazina yawe. Harya ngo ukina n'amafilimi cyangwa n'amakomedi? Ni komedi ariko na filimi zibonetse twazikina. Ariko nyine ubwo ufite izina ry'iryo zina, nyine ry'izina witwa muri izo komedi zose? Icyambere rukumbaza amazina rero mfite izina akubiyemo ariko yose no kunuza nagiye yonjya ku murenge tugiye nagiye ku murenge bajya kuma indangamuntu ndababwira ati amazina yose ntago nyababwira, ndababwira ati ndavugira ikubiyemo yose, kuvuga amazina maremare zero mama wanjye ku buryo mbaza amazina yanjye yose arambuye uri mama wanjye, none batangiye no kumbwira ibintu ngo by'amaposteri sha ngo fata posteri tugufotore, urambwa mfate posteri umfotore ibintu by'amaposteri nabyo nzi n'urukari ya za Musanze za hehe, ubwo urambwira posteri ndamenya mfatiye posteri. We twibwire nyine ubwira abanyarwanda uko witwa n'abari kudukurikirana, kuko ubona igihe twavugiye nta n'umuntu uramenya uko witwa. Utwibwire na mugenzi wacu atwibwire, noneho twinjire mu kiganiro nyine uko twagiteguye. Mbocyo nabamenyesha nuko muri acting nyina nitwa Niyori, sibyo? Iryo rikaba arikuyemo amazina yanjye yose akubiyemo, sibyo? Ako kumenya izina ryanjye ni ngombwa, muzabimenye icyizere n'ikiza mukamenya aho byinshi cyane. Nyine amazina wiswe n'ababyeyi naya, ubwo tumenye yuko mu mavideo nyine ugenda ukina nk'amakomedi witwa ngo Niyori, none ay'ababyeyi bawe bakwise naya. Kumva amatirije cyane nari binitwa Niyo Gisubizo Fabrice, kumva naho nduka mavuge se
reka reka naho harakina aho nurukaze ngendi kava Kigali mbivuge gutyo se ubwo ukomoka i Kigali nkomoka i Kigali hano hafi hano Kigali hano kuri cafe. none Musanze se wahageze ute ko numvaga urimo uragenda wavuga ariko tutaraca mu ijambo reka na mugenzi wacu nyine atwibwire nawe urabona nyine twamwinye ijambo kandi nawe nyine turi kumwe. Murakoze cyane ubundi tugiye kuvuga nyine bya komedi sibyo ntago twavuga ngo uyu ni Nsabi oya Nsabi afite akantu k'umwihariko wiwe Niyori nawe afite akiwe hasi ubundi wa mugani tugendeye kuri ibyo iyi myenda ndemero wayibonana Nsabi ntago bambara kimwe sibyo Nsabi ahantu hose uri niba uri kutureba uyu nguyu ntago ari Nsabi ni Niyori afite n'umwihariko wiwe ibi bintu we ntago bifite ntago byambara n'utuntu tw'udukoryo aratukurusha hamwe Niyori abanza gukome mu hagati aho rero murakoze banyita Mateso irindi ni Onesphore ndumva byari ibyo bindi turagenda tubiganiraho gake mu kiganiro nyine murakoze cyane kutwibwira mwebwe mukurikiye Ejo Media rero uyu nguyu njye nari muzi nka Nsabi nyine kuko kwishura ajya kina yitwa Nsabi numva abantu bagenda bamwita Nsabi nkavuga se noneho abanyamusanze bose baje bitwa Nsabi none uyu nguyu nyine ngakunda gukina acting imeze nk'iye no mu mavidongo avuga nk'ijwi rye koko uyigeze abimusanze n'iryo zina rya Nsabi kujya bari mwite biba byagenze gute reka none we abitwibwirire. Mbonge nagiye kubimusanze cyane na ahantu nabaye imiryango yacu myinshi bimusanze sibyo rero kuvuga ngo rero Nsabi ikirimi cyabo urumva uturanye n'abantu bakivuga cyane cyagenda kikakwinjira sibyo mbere yo nyuma yo kukwinjira nanjye nagendaga ndeba ama video ye yura musore cyane umva na video ye nimwe wambaza natazi ariko kuvuga ngo ngiye mvuga nka Nsabi nambara nkawe se boya nitwa nkawe se boya duturuka hano hamwe se boya ntabwo ndi Nsabi rero kuba abantu babinyita nibyo baranakoze ngiye nitwa Niyori ntabwo nitwa Nsabi sibyo unyita Niyori wenda ibindi bizaza nyuma. None se nk'abanyarwanda bari kudukurikira uri kutubwira ko utari Nsabi nyine uri Niyori komedi zawe niba arazimenya ufite channel se ubundi se bari kureba zicana cyane Ejo Media jyaho ukurikirane rega icyizere naba cyambere ni icyizere cy'abafana aba bafana nabo rwose none ubwo ugiye kuduha iki nyine wowe bwira abanyarwanda ikintu ugiye kutugeza kuri Ejo Media aho ushaka kugeza nyine entertainment mu Rwanda mbese nawe nyine aho wumva we yageze ku buzima bwawe nyine icyo usaba yaguhindurira. Iyi channel giye kugicaho ibintu byinshi bijyanye n'amakomedi n'ibiki cyambere mutwizere reba wenda tuvuge wenda Mateso reba tuvuge Nyagiso komedi ukizibona njya nzibona cyane reba nk'ahantu ziba zigeze sibyo yego babaye wenda nabara bareba ariko natwe bakaduha icyizere abandagrawundi natwe tukizamura ega nitwego tugomba kuba ku maboro nzima ubundi tukabatamo hari ukuntu abantu bafata bakareba nyine video nyinshi zikabajyamo bakumva ko abo bana ari bo barenze mu gihugu bonyine ukumva ngo Nyagiso ni urenze Bakiramane nibo barenze ntago ari bo barenze gusa hari nabandi wenda nabo bafite impano zabo ariko ntari nabandi bafite impano rwose ibyo uvuga byo nuko inanye ndabihamya 100%. Entertainment nyarwanda tugiye kuyizanamo ibintu biryoshye byiza kandi turabyizeye nyine bajya bavuga abantu nyine baketse kuri Musanze ikinyamusanze si kirimo cyahoze kukivuga turakivugaga nase kugira ngo ni ibintu bikazemwa ngiye ko kwisabira akantu shaka nk'akantu nyine kakakitero ugiye kudukina kakavideo gatoya nyine udusetsa kujya nyine barebe ko ibyo ugiye kutugezaho ko kuzabishobora nk'umukinnyi nyine ufite proud yabyo we tubusetse none mu kinyamusanze nk'uko nyine wavuze ngo urakunda kandi ngo ababyeyi babayeyo cyane ubwo nyine nawe ururimi rwose ndakeye kuruzi nyine wasetsa ko nduhijera
kubasetsa ni ngombwa si ngombwa kukurusha ko kandi numve hano mfitemo nomero za minisitiri zerwa na 5 minisitiri w'intebe. Halo nje ndi Tsabi kunyita Tsabi byangiyemo mvuga Tsabi ariko naho ndi Tsabi nje ndi Nirori none minisitiri ko bakwitaga minisitiri w'intebe baje bavuga ngo uri minisitiri w'intebe kandi ngo mu kuba minisitiri w'intebe uri kubyumva koko uri gutura amatwi wumve sha bari kuja batwishyuza ibintu bijyanye n'intebe cyane ukabona ukabona uri kuja mu modoka ati ishura ibijyanye n'intebe, ukabona uri kuja ku igare ati ishura ibijyanye n'intebe. Izo ntebe bari kutwishyuza ibyo bintu bifiteho inuza cyane uri kubigiraho nosi. Tuvuganire vuga ubuvugizi no kuja mu ndege bisaba kwishura. Taru gusaba kwishura shaho tuvugira. Ariko uriya mwana wawe nawe ndi kumushaka, uriya w'umukobwa abonye afite inyuma hakanyo. Nsaba arakoze cyane nako sori gatoya Sinsabi uyu nguyu bamwita Niyori nawe nyine yakunze kubimusanze cyane ngo ababyeyi babo babimusanze ariko nyine ngo baje kwimukira i Kigali nawe nyine ngo amaze igihe i Kigali yasanze entertainment ngo yarateye imbere yari yarabuze uburyo azamura impano ye. Rero uyu nguyu ngo afite impano yo kwandika comedy kuzikina yagakina muri acting ya Nsabi ariko Sinsabi kubera nyine yavukiye Musanze urumva nyine ko bavuga ururimi rumwe. Rero tukwitega iki rero nawe ugiye kwizeza iki abanyarwanda mu kintu ugiye kubagezaho nyine na Ejo Media abayikurikirana ugiye kubaha iki? Ibintu byiza birahari, byiza biri imbere basore, sibyo mateze ayo ubundi byiza kugira ngo bibone sibyo wowe fata iminota 10 sibyo urebe ese ino comedy ubundi ipfumbatiye iki mo hagati. Niba ufite n'umwanya wo kutureba basi duhe opportunité sibyo uduhereze subscribe noneho urebe iyo video urebe byibura nushaka ufunge basi abura nk'amasegonda 2 ngo video irangire noneho urebe utuntu natwe tuba tugufitiye. Yes nibyo ariko nanone tukongera tukibutsa abanyarwanda guys niba ufashe video ukayiviewinga tubonye kuyiviewinze ukayirayikinga tubonye kuyirayikinze saburi kuyishyiraho koko washyizeho sabuko ntacyo bitwaye gukanda kari akantu biratwara amafaranga shyiraho na mega imwe ntiyajye yewe n'ibice 00 bari kubifata nka ari ibintu bikomeye kandi nari kuvuga ngo birakomeye. Shyiraho sabu umusore sibyo natwe tuzamuke tugere kure byose. Kandi murakoze cyane rero mbibarize nk'akabazo nyine kamatsiko nyine wowe ukinango bakwita Niyori ariko nyine abantu benshi bazi ko nguri Nsabi ngagira mara nyine abatura Rwanda cyaba ari kudukurikirana uko witwa amazina yawe ya comedy kuyo nyine babwire naho izo comedy zizajya zinyura nyine ariko na mugenzi wawe nyine avuge impano nyine nawe afite ndabona nawe nazi ibikorwa byiwe nyine mva guhera tugihaguruka muri iki kiganiro comedy zigeze kujya zijyanyura kuyicana sibyo yicana igiye kujyiraho comedy umva abakire mu mufatinda mushyire ku ntebe gutya muzajye musekinda yicuguse ibyo bimanuke sibyo muba mukeneye guseka rega namwe mwiriwe mu stress kivuga ariko nukurida bundi umukire afite stress kamukubita kantu hariya akakareba gaseka ubundi always akenshi ahita gukubita kantu bita subscribe like akenshi ubundi mujye muhita munadukorera share rwose sibyo share yanyu subscribe yanyu turayikeneye bavandi sibyo nimwebwe n'ubundi muri butuzamure tukajya natwe ku rwego rwo hejuru.
tuzazamuka ariko bizagenda biza gake gake kabisa, nubwo aba nta cyizere cy'abafana, ariko ubona abo bafana iki cyizere cyabo kizaza ryari? Icyizere kirahari kuko nyine amakomenti yabo tuba tuyabona, kandi n'abatayatera rwose bihangane bayatere, tubone ibitekerezo byabo ko dukeneye ibitekerezo byanyu bizima. Rero nanjye njye musanzwe ubundi munanze nyine, njye baye amazina yanjye nitwa Ishimwe Kelly, nyinira kuri no channel, ndumwakitingi nkaba ndandika reka ndebe gukoresha ururimi rw'icyongereza ko ngiye ntango ndiga neza nyine ngo ururimi rwanjye rube ruri professional ku buryo nyine naruvuga nyine. Ariko nyine urango ni Mateso, nawe ngari kumwe na Nsabi nako Niyori, ariko nawe nyine natubwire ni yihe mpano ubundi wadufitiye nyine. Mbere na mbere mbanze nkwisegureho, uyu ntago ari Nsabi ni Niyori. Sinzi ikintu kirazeye kugusaba ngo ujye uvuga Niyori reka kuvuga Nsabi, sibyo? Twamuhaye subscribe, sibyo? Tumuhereza like, ntago ari kubyumva neza. Wabyumvishe turagukurugutura. Hagati aho rero bongeye Mateso, impano mfite ni imwe yonyine. Babwira abanyarwanda bayimenye. Impano yanjye hagati akenshi nkunda kuba ndi kumwe na Nsabi, ibyo akora akenshi tuba turi kumwe. Ubundi akenshi mba numva ngiye nakirefera ku bintu bijyanye wenda na media nkaba photographer urenze nkagera ku rwego rwo hejuru, ariko kugeza n'ubu igikoresho kiracyari kibisi, mbese nyine muri make nta gikoresho. Impano mfite rero, jewe ndi umuntu uzi kureba ikintu cyane, nta na inonsiyo ngifiteho, ariko ngewe nkayishakamo, nkaba namenya ngo iki kintu ndagikoresha gute, biragenda bite, mbese nkakibyaza umusaruro. Hagati aho rero uyu nguyu Nsabi oya ntago ari ngombwa kunkurugutura, muvane ndabimenye noneho bakwita Niyori. Niyori ni inshuti yanjye, turigana nubwo tutiga muri class imwe, ariko akenshi tuba turi kumwe. Ndakeka ari nibyo ngibyo nababwiraga nyine ku bijyanye n'impano yanjye tu. Cameraman araza kudufasha ino myambaro uno muhungu yambaye ayigaragaze neza, noneho nawe atubwira impamvu nyine ino myambaro yayikoza, tubwire nyine aho yayikumoye. Turabona nyine yenda kwambara nka Nsabi, ariko nyine aricyo mbona batandukaniyeho. Ndabona ishati we yarengeje ishati, mbona kubita yikoboyi nyine, ndabona ibi bintu ino myambaro ndabona yihariye nyine mu bukomedi. Aratubwira nyine nawe impamvu nyine yambaye ino myenda aho bikomora. Buriya Nsabi kubera ari umuntu wanjye, sibyo? Kandi ndanamukunda cyane. Buriya nararebye ndavuga ati Nsabi mbona abashaka kuba nk'umuntu nyine w'umuntu, navuga ngo ikira umuntu nyine w'umupasiteri cyangwa w'umuntu wubashywe wambara ibintu byiza. Ndamubwira ati abari nko kumukosora, ndamubwira ati umuntu wubashywe ntabwo yambara bodaboda, yambaraga urukweto. Urukweto ndabona rusekeje cyane. Ntabwo ariko nyine barwita ngo iki, ni hayihirize, arya ngo ni hayi imisozi miremire. Koko numva uri umujangwere kundusha mwa. Ndamubwira ati nabo bambaraga inuza, karuvati ntabwo bayambaragaho inuza ubusa, bambaragaho ishati, nubwo nyambara idateye ipasi ariko ndayambara. Uno mwigaruko nyarwanda sha. Ndumva nawe nyine uri kuvuga ikinyamusanze, ariko nyine kirajya gusa nk'icya Nsabi. Ndi kumva nyine icyawe nyine cyihariye. Wenda tuzagenda tubona mu mavideo uzagenda ukina, uko uzagenda wakitinga. No ese usibye no kuba wakina, nta yindi mpano ufite wenda yo kuba wakina amafilimi n'amakomedi gusa ufite, cyane n'ibindi ugiye ubizi nyine? Impano turazifite nyinshi, nubwo ziba zigaragara ari nkeya, nk'impano yo kuririmba. Mba nakuririmbira hano ukajya muri monsi ukibwira ko dukundana kandi tudakundana. Bwadutema akaririmbo. Ndadutema agapera. So nagutamara numve. Nkakara akaririmbo bajya bavuga ngo ayiwe mana we.
uri kukumva mana we ari ukuntu kazamuka ayiwe mana we uri kukumva kakongera kakamanuka mana we ayiwe nukumva kagatima gatera uri kukumva ariko impano turazifite nuko zitaba ziri kugaragara ariko impano yo kuvuga ngo n'imana yo kuvuga ngo umuntu aravumbura ibintu nabyo ndavumburaga buriya naje kuvumbura ko n'umuhungu yambaye ijipo yaberwa cyangwa ko byo kuvumbura byo tubyihorera. none se nk'iwanyu ino mikino ugenda ukina ngo ugenda ukinira mu bigo bitandukanye ukagenda nyine ngo ari n'ahandi ugenda ukina nyine n'ubwo izo cano nyine zikiri hasi nturamenyekana wenda ahangaha wenda tuzagufasha kumenyekana uzamura impano yawe wenda iwanyu ibyo bintu ugenda ukora barabyishimiye cyane n'ibyo baza bwo kubikora barabinezererwa gusetsa ni ikintu warakarira koko nkaho uri umubyeyi warakara ngo umwana wawe ari gusetsa abantu kugira barakaze ze banza wumve wongeraho yuko buriya kugira ngo usetse umuntu uko yaba ameze kose niyo aba agomba kugusetsa wamara guseka ugashwanyuka niyo waba urakaye ute uba ugomba guseka kandi buriya nugira wenda ntabwo navuga ndi kukugira inama ariko uri n'umuntu mukuru nubona uri kubaho ubuzima bubi cyangwa bwiza uzamenye ko hari abantu babayeho imbusane y'ubuzima ubayeho. Niba uri kubona uri guseka abakomediye bari kugusetsa cyangwa bakibu n'abakibu uzamenye ko hari umuntu byababaje sitari gusetsa sibyo. Niba uri kubona uri kurya cyangwa uri kunezerwa n'ibiki byose uzamenye ko hari umuntu uri kuburara sibyo. Cyangwa niba uri kubona uri n'umukene uzamenye ko hari umuntu w'umukire ukurusha ubukire ntukamwiyemereho aba ari kukurusha ibintu bigenda bicengingana. guys murumva nyine arimo aragenda tugira inama ngo niba uri umukire wikishongora ku mukene ngo ube nyine wamuhutaza menya nyine ko ubuzima buzenguruka isi nyine tubamo irazenguruka ubuzima burahinduka ubuzima bwiza buva hakaza ububi cyangwa hakaza ubwiza bwisumbuye ku bwari ufite ariko nyine uyu ni Niyori ndumva iryo zina ryanze kumvamo nyine ngari gukina yitwa Niyori agiye kujya dugezaho komedi. Izo komedi ze muzazibona mu minsi iri imbere muzatubwira niba koko ari byo cyangwa Imana afite nyine atariye agende yihingira iwabo iwanyu cyane n'imirima mugira mirima turazifite nawe mirima zirahari muri comment tuzabibona rero niba ufite impano koko by'ukuri ibyo uzatugezaho tuzabibona nanjye nzabibona ko cyokoza nzagufasha musharingire bakurebe nabo nyine bazasharinge bazadufashe basharinge turebe ko no muhungu koko ashoboye ibyo agiye dukorera nese kuba bakwita Nsabi wowe ubyumva ute cyangwa Nsabi wowe umwumvamo iki. Ngiye umunanye se Nsabi ntago binshimisha kabisa kumba numva binambabaje nese ni gute umuntu ngiye se nze nkwite madamu cyangwa sister wanjye utari sister wanjye ye ntago ndi Nsabi nyise Nsabi nta nubwo binshimisha. Dusoza ikiganiro se cyahora cyafite ikindi kintu ugomba kubwira abanyarwanda. Gusoza ibiganiro se turabisoza ko hano ari mu rugo. Guys murabona nyine bano n'inshuti zanjye turigana bansanze mu rugo ubundi se bw'iyo muza ni muhansange byari kugenda gute. Twari kuharara tukagutegereza mwansanze mu rugo mununguye nanjye musanze nyine ari ngiye kugenda nuko nyine musanze nyiri mu rugo ariko nyine ubwo yo musanga nahari cyangwa ubundi ni igiki cyayi kibazanye sinikiganira ahubwo nyine ari ibindi byaye bibazanye ko buriya nuko wari uri kuvuga ibintu byo kugira n'ibiganiro n'ibintu byo nyine by'Imana yaturemeye byo gushira mu ntuzi nabyo byari birimo zigeze mukanya tuje uri gusohora akagaze tukinjiza mu nzu ariko nanjye ibyo bintu ngiye nabi yewe ni gute tuza kukureba dusanga akagaze gateretse ahangaha ugiye guteka iminota 2 ukaba ugasubije mu nzu linda mbi cyangwa
ariko hari akantu numvise kavuga ngo ariko akenshi nararebye nsanga nyine kareba abantu twabita arya babwita ba bantu babakene ukuntu babakene burasa abatwara abatwa mbona ukuvuga ngo kareba abantu babatwa ndavuga ngo nubona ngo amahirwe yo kurya ngo ujye urya numara kurya wumva unezerewe ariko ngo ntiwibagirwe babande batabifite wibuke ikindi gushimira Imana kuko buriya Imana niyo rugira nitanga ibiryo nitanga ubuzima ninayitanga buri kimwe cyose dufite kuri iyi si. Mbona rero nkomoje n'uno mugabo azanye gaze hano tuzi ko agiye guteka tukarya mu minota 2 gaze nyibuze hanze niba aravuze ngo wenda barababonye amahirwe yo kurya bararya banezerwe sinzi tubwire tuzajye mukurikiye no video koko bano bantu baba banabeshye jewe basanze nari njyanye gaze kuyihinduza nyine yari yashijemo nari ngiye guhinduza gaze ariko nge ntango ngiyo ndambe ntango nagera rwose ntango nabime turabeze kugira inziza ari kugira birimo ibintu harimo ibintu bibi yarunzamo bibi gusa orasura gaze ngo ugiye kuyigurisha gaze se barayigurisha no guhinduza iba yashizemo ugiye kuyihinduza sawa twabyumvije n'ubundi watwema ibyo kurya turazasamura mu rugo ase wa mugani nese koko batubwije ukuri niba twinye basi tugataha ariko ntago tuvano tutariye n'ubundi hararangiye cyatuzanye n'ikiganiro byo kurya byo nta nubwo byari binarimo ariko n'ubundi nyuma y'ikiganiro kirangiye ibiryo rwose birahari nubwo bidashyuhije nyine kuko muraza kubirya nyine mwe mwitonde kuko mwanambyukiye ubundi icyambere ni ukurya sibyo ibiryo birahari kuko wakimana ibiryo ukazatanga subscribe turazitanga cyo nicyo cyizere cy'abafana rero tuba dushaka none ngiye kukubaza akabazo k'amatsiko nyine uri umukomediya wenda ubukomediya araho bukomora sibyo wenda ngiye kukubaza wowe ufana ubundi nde mu bantu ubona bakina amakomediya y'abanyarwanda byo gufana se ubundi ngiye narahaye intego ngo nta muntu nzafana nzifana nudafana se bazagufana naze buri wese agira intego anababa bari kuvuga ati ahubwo ngiye ntago nzifana nzafana abandi ngiye niyo ntego nari mfite ariko uriya muntu yaranyemeje witwa Nsabi ndavuga ati nzagira umuntu mfana nubwo yaba ari umwe ubwo fana nde ngiye mfana uriya muntu Nsabi nubwo natari we natavuga nawe umufanira iki uwo Nsabi uyu muntu ugiye kumufana aravuga ati ari ikintu gituma kimwe nyine gituma mufana Nsabi n'abanyarwanda barabizi umuntu uzi gukina comedy arabizi neza rwose kuvuga ngo rero uranga kumufana uri nkande zo wanga kumufana niyo arafana umuntu wowe wanga kumufana kigwarye umva twese dusapotingane tuzamurane uyu nguyu ngo ni umunyempano nawe nyine nibwo agitangira ese iyo mpano wari uyifite ubundi cyangwa nyine ni hari awagiye urwo rurimi rwawe rufashe nawe tuvuga ati reka nshake nyine uburyo nanjye nazamura imana ariko iyo ngiyo ntango yari muri proud byawe genda kugira ngo naravutse mu maraseka afasha naravutse abana bavukaga barira ariko njye navutse ndi guseka amenyo rwose kari hanze ariko sha twagusaba se ahubwo kujyanye n'abanyarwanda bakurebe neza batanakwitiranya wenda iyo ngofero bari kubona wayambaye wenda bakagira ngo usa nka Nsabi wenda uyikuremo bakurebe isura yawe barebe ukuntu usa barebe koko niba uri Nsabi cyangwa utari cyangwa uri n'umwana wasa Nsabi yarabyaye umwana mu gasozi bandebe sha byo nibyo mikorera ihera ni gutya sha muri kundeba nomero ni 078 yo kumaza icyo nimero kose nta nubwo bakiraho amafaranga tuzuza yakorera nawe yarayakoreye yarabivunikiye rero twasoza ikiganiro turenda gusoza ikiganiro gira ikintu nyine uvuga umva cyagushimishije cyakubabaje ese muri entertainment nize mbogamizi ufitemo
wenda kugira ngo impano yawe nyine igere kure, wumve n'umuntu ushaka guhura nawe nyine urenze, cyangwa uzirwariza nyine wisimamo mpaka avuga ati ntabwo nshaka umuntu unzamura mpaka njyewe nizamuye, wowe nyine urishoboye. Abaporomotazi baba bakenewe kabisa, promota murakenewe kabisa. Niba uri no kutureba ufite ibiceri dukeneye support. Niba ufite ibiceri wabuze aho bishyira ngo ino nkwereke, dupromoting kabisa. Promoters barakenewe kabisa, si wavuga ngo n'abari abakomeye bansabe ba big mind zose za ntuza zose baba bakenewe aba promoters. Usibye n'ibyo nibagende barebe comedy za bansabe zamani bagitangira, nta nubwo zasaga neza. Warebaga umuntu ukabona nishaza gusa ntaki, kandi byarangiye n'ubundi muba promotinze, nimwebwe bari bakeneye aka kanya, natwe nimwebwe dushaka, mwebwe mu dupromotinge, namwe murebe ngo dushoboye iki. None mu bintu wiga media cyangwa ayarandi masigisuba wiga, ariko nyine ibino wabijemo nyine utabikunda, ari igihe nyine nk'umuntu aba yiga agahitamo nka segisiyo y'ibyo akunda cyane, akavuga ati no segisiyo bitewe n'impano mfite niyo ngiye kwiga, impano yanjye kugira nyine bizamfashe kuzamuka. Ubundi ngiye kuvuga ngo comedy cyangwa media ni ikintu ushobora no kwiga n'ikinaguhira ko bisa kose, ariko ngiye kuvuga ngo ubundi comedy ni nko nziyumvamo gusa. Ngiye comedy nta nubwo ku rundi ruhande nta nubwo nzikunda, ndanazikunda ariko nta nubwo nzikunda. Kuvuga ngo rero ngo ndi kujya kuziga zonyine reka ntago byakunda. None ubwo wiga iki? Ntabwo birageraho, ntabwo umuntu arabitekereza. Mutwe kuracyari ubwo kwiyogoshesha. Uracyari umwana, ubwo nyine uri kwiga nta ntego ufite, nese ubwo intego nyine si wiga se cyangwa warivuyemo? Ndiga sha. None se niba wiga uri kwiga uvuga ati ejo nzaba uyu nguyu, ejo nzakora iki ngiki, bitewe nyine n'akazi kari hanze cyangwa bitewe n'ibyo ukunda, we nyine ukunda iki nyine mu kazi wakora? Mba numva nzaba umupayiroti. None comedy zikazaza gute? Payiroti zena no mu ndege ni washutingiramo comedy. Kano nungutse ni kamwe, ngiye nungutse yuko ashobora kujya akena comedy ari pilot, wenda agafata nk'indege akayiguruza mu birere, yanitse agasimbuka akikanga yabaye Kirishina. Tugasetsa abantu ariko rero bisetsa abantu bijya bibura. Guys, reka rero dusoza ikiganiro. Ndakeka bano mwamenya amazina yabo, ngiye musanzwe muzi, abari baje kunsura nubwo nyine basanze nanjye ndimo nigendera, nari ahantu nari ngiye nyine nkuko basanze bavuga ngo nabimye ibiryo ngo kubera ngo basanze nsoye gaze nkahita nyibika. Impamvu nayibitse nuko ari mwebwe nari mbonye kugira ngo mbanze numve bibagenza nk'inshuti zanjye, ariko ubundi ngiye nanda mbi mfite nyuma y'ikiganiro turarya rwose duhage. Naho ubwo nasoza ikiganiro nshimira abantu bose badukurikiranye mpaka gitangiye kugeza gishoje. Icyo mbasaba ni subscribe and share na comment, ngo bano bazajya nabo batugezaho amakomedi, ngaho mwabasezera nyine tukasoza ikiganiro. Goodbye. Ciao bye bye. Naho ubutaha ubwo ngubwo aba ni bansabi nyine, ni ba Niyori na ba Mateso, ubwo ngubwo naho ubutaha tuzajya dukurikirana amakomedi yabo, muzagenda muyabona. Ciao.